500 igitambo kikuveho kuko ni umuvumbano. Ntagazi ko ntabaragira ngo iki ubundi umwuka udafite baragira ngo iki uwo mwuka no muvumbano. Si Imana nibona nkozi biragenda bite? Reka mwatekereje aho tujya, mwatekereje aho dukorera, mwatekereje indangagaciro z'igihugu dukorera cijuru. Bavandimwe namwe mubikora mu bwihisho aho muri none se mugira ngo ni rimwe bya ntago Imana itangaza ikintu rimwe. Mureke mbabwire bine data mwibona abantu babogeje ngo mwumve ko isi mwifashe nk'abazarama. Nubona bwije uje umenya ko bwabyo kugapfa. Nubona umunsi babukomeye amashi menya kejo bazaza kurira ntibabukomera amashi bakarira bari kugushingura. Wikumva gukomeye amashi umve kuzarama, umve kuzabaho kari wowe gakondo y'isi woya. Ico bita kuvumba bambe iyo utaguze inzoga utaza amafaranga agura uyifata uko ishaka. Niyo mpamvu aba bantu bahanura kubera ko bazi umwuka bafite ni umuvumbano. Umuvumbano rero ntago wamubwira ngo ntusambane oya, ntago umubwira ngo ntiwibe. Niyo usanga kubwiye kubera ni umuvumbano arareba tikine bonetai umva ukivuganye nanjye tanga 500 igitambo kikuveho kuko ni umuvumbano. Ntagazi ko ntabaragira ngo iki ubundi umwuka udafite baragira ngo iki uwo mwuka no muvumbano. Si Imana nibona nkozi biragenda bite? Reka tubabwire inshuti zanjye mwakwikaraga mwakwambika abantu busa musambana muri abasinzi mutunze umwuka w'umuvumbano. Mwarawutuvumbye sha, mwarawutuvumbye wowe ufite umwuka w'umuvumbano. Waba ukomeye ute wowe ufite urusengero rungana rute uri gisambu ufite umwuka w'umuvumbano. Ndibuka rimwe ariko umuvumba ngeze rero reka nahoze tuva ku mudoyi w'umuvumbano ngeze ku kaga ku muvumbyi ingaruka y'umuvumbyi. Rimwe ndibuka ndi muri buwate 2012 ndi muri buwate mu kamodoka kwa Isara hano imusanze abantu barabizi na kamodoka kari kadutse 2023 kuko nari menyereye kudoya nge nashaka gatike yo kwinjira muri buwate yari amafaranga 500 gusa ubu nikaje kumwiza ubusa ntaguze. Noneho mwumve ingaruka y'umudoyi cyangwa y'umuvumbano. Ndagenda kaje ndabona icupa umuntu hatereka ngasoma noneho ndaceza bigeze saa 7 z'ijoro ndi muri buwate ndawukase ndi gusindizo maje gusindizo ntaguze ndawucaka nkubwira ingaruka y'umuvumbano ndawuceka sinzi kuntu nabonye icupa rya mitsingi ryuzuye umuntu yasomyeho kabiri ngira ngo nuryibagiwe naho nyirayo ari mu mguni mba ndarifashe mba ndarikomeye. Inshuti yanjye yankubise ngumu mujisho ngira ngo ni nyundo bankubise. Umva ingaruka y'umuvumbano yankubise ngumu mbwira mbwenga nkubise umusumara amaraso gava mu jisho ngira ngo hari n'ijisho ryanjye rino ni ingaruka ryaje. Iyo ni ingaruka y'umuntu uvumba. Uwo mwuka wavumbye uri kwibisha abantu bagiye kuzagutera ikinubi. Imana izakubita kinubi. Yankubise ngumu ntankubise umusumari we ndabira muri buwate bansura amaraso gari kuva. Urumva rero naja ukubwira iki uwo mwuka w'umuvumbano uri gukoresha ibyaha ukiyitirira Imana ukavuga ngo ni Imana igukoresheje. Uje guhura n'ibyago bikomeye, uje guhura n'ishano. Bene data nshuti zanjye mureke mbabwire banyamadini muzi ko ukijijwe ukabura umupastor ukabuzi ko ukijijwe ku giti cyawe kuko buryo umuntu nta bantu bamenya abantu barabimenya ariko ne ku giti cyawe umenya ko uri mu murongo. Iyo uri mu murongo urabimenya n'ibyo utari mu murongo urabimenya. Nigeze kuba ubuhamya ko nigeze gukubita umwana warengeye kuvuga ubutumwa mukubita urushi rwa danje yikubita hasi yari yakoze amakosa noneho mukubita nzi ngo nkubise mu bitugu nkubita ku jisho ngiye kubona mbona kavuye amaraso mu mazuru. Ndagenda nihagaro byandi bya kigabo ngeze ruguru gushingura ikirenge birananira umutima wanjye uhituhagarara. Ndaba uri mwana ndavuga ubutumwa ki mukubise nk'amaziza ari kurira. Ndagaruka ndapfukama imbere y'umungu wanje bitatsiyeri ntabwo ni tsiyeri mbabarira ndagenda mwenagurisha amaraso ndamukuyakuya ngira nte ndamutereta ndagenda ndambwira nti ngaho karaba tujyane nari namusize mbona arambwe ngo papa ndakubabariye numva umutima wanjye ngaho ndaruhutse. Papa ndakubabariye yarakoze ikosa ariko mukubita nabi. Inshuti yanjye igihe utari wagira umutima ugucira urubanza ku cyo wakoze kibi uri umwana w'irimbukiro uri mu gitabo c'ubugingo. Mwabagore mwe mwubatse mwabagabo mwe wa mugore we nuramukuye mu cyumugabo wawe umutima ntukurye
urwo rugo urimo ntabwo Imana urukwemeramo. Urumva uri igiharamagara. Wa mugabo we nukubita uko umugore wawe ukamukorera bimeze bite, ukaryama ukumva wihesheje amahoro, ugaca ukihesha amahoro, umva kaze nkubwire nta bumana bukurimo, nta n'umuntu buri kurimo. N'umugore wawe kabone nubwo yakora ikosa numubwira nabi, ngiye kaze nkubwire habaga igihe wenda twese mu ngo zacu amudukosa, ukabwira nk'umugore nabi kubera kugakosa, ariko naragendaga natika nubwo yarakoze ikosa, iki kimubwira ni igiki cyatuma nongera gusabana nawe. Ugura akantu nk'iyaranje n'amafaranga ufite, nkagura akantu kugira ngo kakantu navuze gatsibanganye. Niba uzi kuhangana n'umugore wawe ukamubwira, ukambabarira ikaburamo mu rugo rwawe, cyangwa kumubwira cyangwa ukora akantu katuma winjira ngo ubwire ngo ibi twakoze ntari byiza, icyo gihe namwe urugo rwanyu Satani yararufashe. Ari Satani yararufashe neza, arutuyemo n'abadayimoni be barurimo. Niba uzi kukuka n'umugabo wawe ukaza ukamukuba zeru, nta kumusaba imbabazi, nta mutima ugucira urubanza, Satani atuye muri weho. Wa mugabo we niba ukukana umugore wawe, umugore wawe ibyera byose si amata. Abantu b'Imana mureke mbabwire, yewe mbona iby'umuhanuzi bita Garase, nge ntabwo ntinda ku bantu, ariko ibintu byose bituma Imana iturakarira. Ikigabo kingana ngura kibyibushe kivanemo impeta gifite umugore gitaye ngo kije kwambika undi mugore, ngo ni igikozi cy'Imana. Imana imbabarire kwa mvuze rwose, utumugore washatse umute, undi nawe azunguze nka ngurya ngo mfite igikwe, ngo Satani fata ngo umuntu w'umugore ugere ngo ngufata kuki akabona ukagere nka ngurya. Kanze mbabwire, mwatekereje aho tujya, mwatekereje aho dukorera, mwatekereje indangagaciro z'igihugu dukorera cy'ijuru. Bavandimwe namwe mubikora mu bwihisho aho muri, none se mugira ngo ni rimwe bya ntago Imana itangaza ikintu rimwe. Mureke mbabwire ibintu mu myaka maranye n'iyi Imana nyimenyeye, ikosa itakora ntabwo yemereye gutangaza ikintu rimwe. Imana iyo ukoze icyaha giti kwandagaza ako kanya, bivuye ngo ibintu by'abantu yandagaje byari bimaze igihe kirekire baramenyereye Imana, noneho bakanagaragara ko ari abakozi bayo. Kandi ukuntu Satani nawe ari umugome, arakubwira ngo bikore nta kibazo, ariko igihe isi yose yakubonye, Satani ni uwa mbere mu kukunwaza, arakubwira ngo yo uraja he kugira ngo ubuzima bwawe bwihebuje muri Gehonomu. Satani arakosha ko ari bisambana, ntaba ari kukureba, uzugaruka uhanure iba, ariko igihe yakugaritse Satani wakoraga nawe akuvanaga amaboko. Hari umurimo igeze kurima ngo ukaburi isi ukaburi ijuru ukazaja Gehonomu, mbega umuriro ugurumana wageneye abanze kwihana, kuri iyo mavunama keretse amarira n'amaganya. Tuzaba ari itorero Yesu naza, tuzajyana n'abera, mbega ibyishimo dore umunezero kuri uwo munsi. Tuzicarana n'ibikomangoma twambikwa amakamba y'ishimwe, tuzicarana n'ibikomangoma twambikwa amakamba y'ishimwe. Igihe turimo si ukugira ngo twemeze abantu, igihe turimo ni ukugira ngo twemeze Data waduhamagaye, nta bindi turimo. Yesu ashimwe cyane. Igihe turimo nuhamagarwa uyu muhamagaro kugira ngo wemeze abantu, uri umukozi wa Satani, kuko Satani ikinabero ni ukwemeza abantu. Satani ikinabero ni ukwemeza, ukabwira ko ari ushoboye, kubabwira ko amafaranga ari we gari, amazu meza ari iwe, ibintu byose ari iwe, naho Imana yo wowe twe bahama emeza Imana nirangiza nayo ikwemeza abantu. Wowe ntabwo uzemeza abantu, bwira Imana ngakawa nshinze nagakoze, yemere nirangiza izakwemeza abantu. Kandi niyo batakwemera ikakwemera, ibyo birahagije. Yesu ashimwe cyane. Ibyo birahagije. Korera Data wa twese neza, uburara umukorere, nubwo uri mu kigeragezo cy'inzara umukorere, bititaye kuri titiri ufite, waba poteri ukaburara, waba bishop ukaburara, byashoboka. Simba kuba nawe pastori sinabura cyangwa sinabura ibyo kurya, sinabura amafaranga. Ni ngombwa kugira ngo igihe cyose Data gushize mu kibemo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Waburara utunze imodoka, ugenda mu modoka,
ukabura esansi, ukabura n'ibyo kurya wagira muri sitoke ugasanga byashize. Ibi mvuga bimbaho, bigeraho bimbaho ngewe. Hari aho ndeba ngasanga esansi ntayo, urumva ibyo kurya ntabyo, asiye ngatumbira mu ijuru. Urwo rugamba rwose tugomba kurubamo, ugomba kurubamo, kuko icyo Imana ishaka ntabwo ishaka kugira ngo byose bimuneze. Ubaye mu mudendezo ntabwo wazamenya uko isi iteye. Igihe iguhaye cyose cyemere. Niba ari igihe cyo kutabura ibiryo cyakire, niba ari igihe cyo kwibura nacyo cyakire. Emeza data, abandi bubyihorere. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga, tugiye gusenga. Mwami Imana utwumve. Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, tugiye gusenga. Mana tugirira imbabazi, dukize bakani, tugirira imbabazi, tugirira imbabazi. Mana, 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 tugiye gusenga. Ubw'amakondera azabavuze, Imana nazo tukazicuranga. Amavi yose akavugamirwa, yo bizaba bikomeye. Igiteye agahinda ni kimwe, kuba warakoreye ubusa, ukabura isi ukabura ijuru, ukazajya gihonomo. Mbega umuriro ugurumana, wagenewe abanze kwihona. Kuri iyo mpamvu nta mbabazi namba, keretse amarira n'amaganya. Igiteye agahinda ni kimwe, kuba warakoreye ubusa, ukabura isi ukabura ijuru, yo ukazajya gihonomo. Mbega umuriro ugurumana, wagenewe abanze kwihana. Kuri iyo mpamvu nta mbabazi namba, keretse amarira n'amaganya. Haleluya. Tuzaba ari itorero Yesu naza, tuzajyana n'abera. Mbega ibyishimo, dore umunezero kuri uwo munsi. Tuzicarana n'ibikomangoma, twambikwa amakamba y'ishimwe. Kansogeze kwaka kantu ugasanga umuntu ni umukozi w'Imana, ahagurutse mu gihe gitoya, ahagurutse ababaye, ariko akagera n'ahagera nawe akaba bize. Nawe ako kantu namwe kambabwire, aho kugira ngo umuntu abonane nawe agusabye randevu, ahubwo randevu yo kubonana na minisitiri kihuta kurusha weho. Bameya bakaduha amarandevu tukabonana nabo, ariko umukozi w'Imana akuriza ibiciro. Ibyo nawe ntabwo uri mu murimo w'Imana neza. Umukozi w'Imana nyakuri, wowe wahamagawe n'Imana muri titire yawe ufite. Umwapotere ntakorera ku moko, umwapotere ntakorera ku cyene wabo, ni intumwa ya bose. Ariko niba ugikora kuri munyangire, ukanga umuntu w'Imana ukavuga ngo nzakira bene wacu, ntabwo ukijijwe. Ntabwo ukijwe apotere niba ugikora kuri bene wanyu. Niba ugikora kuri bene wanyu nta mwuka w'Imana ukurimo. Bishop, niba ugikorera kuri bene wanyu ukavuga ngo mu kazi ka diocese, mu kazi k'itoro nyobora, mu kazi ka onshumbye, nzaha bene wacu akazi, ntabwo ukijijwe. Uri umunyamoko, uzarimbuka. Ico nacyo nakikubwiye. Pasitori ushinzwe ibintu runaka, niba ku itoro ryawe baje kukuzanira umuntu ukavuga ngo nuwo kwa runaka, ese nuwo kwa runaka ngo tumuha akazi, ico gihe kanze nkubwire ntabwo ukijwe, uzarimbuka. Wowe pastor uje gusezeranya, wabona umukobwa mwene wanyu ukamwira ngo uriya Mungu asanze ntago ari uwacu, ntumusange, uzarimbuka. Ngizuru ngo ntago ari nk'irya bacu, uzarimbuka. Wowe kanze mbabwire, twizaniye akaga gakomeye iyo mu matoro usanga harimo ibintu by'amoko. Mu matorero muryana, ngo ntiwatumira sekazo ngo afite ikizuru kinini. Wowe ukireba ku mazuru, wowe ntago uri umukozi w'Imana. Wowe uva ngo bariya, wowe ugifite ingenga bitekerezo mu mutima wawe, witwa ngo uri pastor cyangwa bishop cyangwa nde, umva wowe ntago uriwe, wanditswe bishop ku isi mu ijuru ntago bakuzi, uzarimbuka. Ngo korari yacu ngo twakira bene wacu gusa, ngo nta wundi twakira, muzarimbuka. Iyo korari ntago iririmbira Imana, iririmbira Satani. Iririmbira Satani. Mureke mbabwire, iririmbira Satani. Iririmbira Satani, iririmbira Satani. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo twese, kuko turabo yaremye. Petero avuga ngo Petero harya mu byakozwe n'intumwa ni 10:34 ngo ageze kwa Korino yavuze ngo iki, ngo menye yuko Imana iterobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose
uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Niba ukireba ku butoni, niba ukireba ku ntuza, wa mupastori we uvuye mu itorero ryanyu ugiye mu rindi, baguhaye inshingano zo gushinga ivugabutumwa, usigaye utumira bene wanyu mwabanaga mu itorero, abo mu rindi torero ntiwabatumira, ntabwo uri mu nshingano z'Imana. Noneho uri umupastori w'umugabo, usigaye utumira b'abagore beza ukunyuzeho kugira ngo abwirize ubutumwa, mumanza kuryamana. Nayo makuru turayafite namwe mufite ubututi buhenze ngo kugira ngo mu muntu agatuti w'umugore mumanza mwamutereta. Nayo makuru turayafite, namwe turayafite. Hatuwoza hora ku gatuti cyaba gifite umwuka wera umuvumbana ico kigore kiti naco ndaguhereza, ariko nzaje ku gatuti kubera indama ashaka, ntashaka kubwiriza abantu ngo bakizwe, ahubwo ashaka kugira ngo ahabone amafaranga. Urumva? Namwe turabazi mutumira abantu mukamanza kuryamana nabo, turabizi shama. Nta mbere hari ico bitakera ngo mu mbere ngo ntawuhagera. Nta mbere ubu tutagezemo ngo tumenye ko iteye, nta hantu mu mbere tutagezemo. Ugasanga agatuti gahuramo abagore gusa beza bibizingerezi, nibutumira twamenya amakuru yanyu, wamanza kubakubita avance yo kugira ngo binjire iwanyu. Turabizi, mwese turabazi. Hari nabo mwagiye muyasaba akayabima, ntimwongere kubatumira. Musaba kuri yani ngo mukore bya bindi nyine mu bya bindi mu bakorera. Kavuga ati nje sindaguha, ukavuga ati ntago nzagutumira. Turabizi, umva unumbona ukaba urimo umenye ko ufite akaga. Kandi abizi urankurikira nawe urahari. Nubona iki kiganiro ukaburi mumenye ko ufite akaga. Wowe utumira abantu manje kubasambanya, ufite akaga. Ufite ishano. Niyo wagira urusenyero rukomeye rute, uzakomera ku isi mu ijuru ntago bakuzi. Nurwo igihe gito ruzariduka, uzapfana narwo cyangwa uzapfa urusige. Ariko nuhagara kuri Kristo, umwuka wera kubonyemo wamubona mu buntu bw'Imana ukamutumira. Twatumira runaka ngo ntimumutumire ngo ibi n'ibi ni oya. Nawe wabujije abantu gutumirwa, bagiye kubatumira ngo baze bavuga ubutangagira imitima babwira. Wowe nawe turakubwiye. Kuko ntumira abantu, ariko kugira ngo mbwire ngo runaka ngo simutumire. Cyetse nzi ko uwo muntu afite imbuto mbi, ngewe mbiyiziyeho, ariko harimo abameze nkamwe. Mwese mutuzaniye akaga. Reka dusenge Imana yo mu ijuru, niyo nyiri umurimo, kandi nzi neza ko hirya y'ibi hari ibindi bihe. Wowe ukomeye mu buntu bw'Imana, wowe utuye muri Kristo, wowe ubona abantu kimwe, wowe ubona abantu kimwe ukabona nk'abana b'Imana, wowe ubona abantu kimwe ukabona mu ishusho y'Imana, urahiriwe, ijuru zaritaha. Iyi si tuyirimo dutije, ryowe uyu munsi ejo uzapfa. Genda muri vewite ejo uzapfa, genda n'amaguru ejo uzapfa. Ejo uzapfa ukurikizwe n'iki? Wakoze ibiyi, uzajya hehe? Niyihe nzira uzanyuramo? Ni cyo gito bazagusomamo izina ryawe. Bene data mwibona abantu babogeje ngo mwumve ko isi mwayifashe nk'abazarama. Nubona bwije uje umenya ko bwabyo kugapfa. Nubona umunsi bagukomeye amashi, menya ko ejo bazaza kurira ntibagukomera amashi bakarira bari kugushingura. Wikumva gukomeye amashi umve kuzarama, umve kuzabaho, kari wowe gakondo y'isi woya, ahuri naho hahoze abandi, uzahava haze abandi. Hubwo igihe cyawe utari wahava ugikoresheje ute? Igihe cyawe utijwe gukomerwa amashi abantu ukumva ugifashe mute? Niba Imana iguhaye season yo gukomerwa amashi, niyo season yo gukorwa amashi, uyifashe ute? Ejo urahava haza undi. Tekereza wibuke nyuma abo waje ukurikiye bari bahitinze kukurusha. Ese bari hehe? Ese n'abatarapfe ntibaguye? Dufite abahitinze baguye batakivugwa. Nshuti yanjye, niba gukomera amashi umenye ko hari igihe cyo gukomerwa amashi, uzajya mu kindi gihe cyo kutakomerwa amashi cyangwa mu gihe cyo gupfa. Ubundi nta muntu ukomera utari ku bundi, gukomezwa n'igihurimo. Nta muntu ukomera, ntawe, mwese muri ubusa. Umuntu akomezwa n'igihe arimo. Wari wumva minisitiri ukunzwe avuga abantu bagaseka bakishima mu minsi mike izina rye rikibagirana sha? Nawe iryabo ryakwibagirana. Nta muntu ukomera akomezwa n'igihe cye. Mu gihe cyawe gifatemo neza, ubagarire yose, kuko ntabwo uzurizera nirizagira rite nirizarumba. Nta muntu ukomera, umuntu akomezwa mu gihe cye. Niba gukomera amashi nimenya ko ari igihe ico gihe cyarangira. Protokoli zige tuvona ukabona ufite protokoli zigera mu 9 hafi ari gutega ibiganza ngo nabikandagire. Umenya ko ari igihe, we kwishiriho ibiro ni igihe.
Imana ibaho umugisha. Reka dusenga. Ariko bakani bantu b'Imana, ntaga Imana nongere ngaruke kuri aho twatangire, ntaga Imana ibi bintu ibifitemo inyungu yaraturetse ngo irebe ibintu byose. Nabwenga Imana ikunda inyungu, ibintu ifitemo inyungu irabirwanirira. Mu byoro dutegereza Imana mu gihe cyayo. Nejo mu gitondo yavuga ati okay, nibafungure dusenga, ico dushabwa no gusenga. Ariko namwe nongere ngaruke bantu mwafashe ibitane mukabiremera ku misozi, mwatuzaniye akaga. Mwazanya mukiriza amakamera ku misozi, mwatuzaniye akaga. Banyamasengesho, ubutayu nubwo abantu batarenze bangahe, mufata ibitane mukajyana ku musozi kubera iki? Ingaruka yibi. Iyo wakoze ikintu cyo gushaka guhangana n'itegeko ryasohotse, ntago ijuru rikwemera. Itegeko riri gusohotse urarisengera. Imana niyo iturema ikamenya uko bigenza. Urarisengera iryo tegeko. None bavuze ngo nta misozi, nta bitayu, ntaki, uranze wowe uragiye. None uvatika mbireke ko ni no ku musozi. Ngaho ibigabo biri kwica gusa, ngaho ibiki, ngaho abagore banini, umugore w'iki ni ngaho bari muri kubagaragura kuri iyo misozi. Mushaka iki? Mugaragure ariko ntubishire kuri publique. Imana ibamugisha. Reka dusenge. Twongeye tubabwire ngo mukomeraho muri, kandi mwibuke ko abanyamuryango bacu gukora subscribe, muyikore share, comment n'ibindi byinshi n'ibindi bitekerezo. Ndi umwana wanyu, murankunda, ndabizi ibimba mvuga n'amava mutima yanjye. Ikintu kiri ku mutima cy'ukuri cyose mbona ari cy'ukuri ndakivuga. Ndagerageza si kose ukuri kose, kuko ntavuga ukuri kose, kandi nta n'uwigira umunyakuri. Ariko ikintu kije ku mutima, Umwuka Wera w'Imana agakorana nanjye kugira ngo nkibaganize, ndakibaganiza. Icyo ukuyemo urandika muri comment, uvuga ati ibyo uvuze ni ukuri cyangwa se ukuri. Uzagaruka ubikosora iki, uvuga utya. Ibyo turabikunda, dukena ubujyanama bwanyu. Muri comment nyandikira. Niba ngombwa namba yanjye bipininzeho, uhita uhamagara ati profete cyangwa pastor, reka tukugira inama. Ibi wavuze ntari byo. Ibyo nkunda inama. Sindi babandi bavuga ngo ntibakunda inama, ngo ntibabahugurwa. Nkunda guhugurwa. Imana ibaho umugisha. Nukuri ko Imana niba unkunda ukajya wumva agakosa, ntujye unuka muri comment. Pe niba uri n'umuntu, niba utankunda ukaba wenda wabonye nakosheje, fata telefone cyangwa umpamagara ati mukozi w'Imana, cyangwa ndike muri comment tuzakosoraka. Kuko mureke mbabwire, ntiwavuga amagambo arenga 100 ngo buremo nari mukosa. Ibyo ntibishoboka kiretse uri Imana cyangwa marayika. Ubwo ntabigira imbere ngo sinakosa, sinavuga ibidakwiriye. Oya, nta uvuga amagambo 100 ngaburemo na rimwe ateshukamo. Rero ndabisabiye, mbasabye imbabazi. Nkeneye ubujyanama bwanyu, nkeneye ibitekerezo byanyu. Nukuri mukwaguka kwanjye mu murimo wanjye, nkeneye ubujyanama bwanyu. Mushumba abo nkurikiye, nkeneye ubujyanama bwawe. Nawe utari umushumba, nubwo utabusenga, ufite ibitekerezo wampa. Suka abantu basengera bafite ibitekerezo, kuko dufite n'abasenga badafite ibitekerezo bibigwari gusa. Barutwa nawe wibera muri office utigira no mu nzu y'Imana. Newe wampa igitekerezo ukambwira uti mukozi w'Imana nakwitegereje, ariko iki gihindure. Ibyo ndabikunda cyane. Ibi byose tugeraho tuba dufite abadukosoye n'abatweretse ibyo dukora. Ntago tubikora ari ubyo twavanye kera kuki tutabikoraga se. Ariko iyo mujye mu igitekerezo bituma impano zacu zigenda zunguka zikanakora. Uwiteka abaho umugisha. Ntunkunde ngo uceceke, nikaze nkubwire ko nkunda ukabona nakoze ikosa ugaceceka, ntubu nkunda. Nunkunda ukabona ikosa ukampamagara, nuzamenya urukundo nyakuri. Ariko kubona ngo sindamubwira, oya mbwira, pamagara. Imana iguhe umugisha. Amen. Adusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana ishobose, uri intwari mu ntambara. Ndagushimye Mwami kubanye nanjye, kuganiza abana bawe batuye isi. Reka bahabwe umugisha nawe, reka bagirirwe neza nawe. Reka Mwami ubuntu bwawe n'imbaraga zawe iboneke kuri bo. Mwami ndaguhamagaye, ba mu gihugu cacu komeza ugishigikire. Dusengeye insengero zifunze, dusabye imbabazi Mwami. Twagiye kure, ntabwo twavuze ngo twabaye abakiranutsi, twakoze byinshi bidakwiriye. Benshi batukisha umurimo wawe, nanone baracaho tukisha. Ariko imbabazi zawe nizitubeho Mwami. Wongere uduhe umudendezo. Dusengeye igihugu cacu ubuyobozi waduhaye, wabukoresha bukongera bukugura insengero tukinjira, kuko ibyo ni mubasha bwawe. Kandi navuze ngo ibintu byose ufite binyungura bikora. Sengeye abadukurikiye bari mu Rwanda, abarwayi bakize, abashonje bahaze. Kandi data wa twese abarwayi indwara
zidakira, zimwe abantu babona izakira, wowe urazikiza, reka uzikize mwami. Mwami reka dusengere abadukurikiye bari muri Afurika yacu bafite ibibazo byanze gukemuka, reka ubikemure. Abafite indwara zanze gukira zikire. Abadukurikiye bari muri Amerika bafite ibibazo byanze gukemuka, mbese mwami byabaye ingutibo, reka ubikemure. Reka mwami nsengere abarwayi bari muri Amerika babona uburwayi bwarabarembeje, hari abahamagara bari mu nzu batena n'ubu twararembye, reka ubakize mwami. Nta hantu hatari ibibazo, Amerika hari ibibazo, mpamagarwa nabo. I Buraya nuko, reka tugere i Buraya bafite ibibazo byanze gukemuka bikemuke, bafite indwara zanze gukira zikire. Reka tugere Australia abafite indwara zanze gukira zikire, bafite ibibazo byanze gukemuka, reka ubikemure. Reka tugere Aziya abafite ibibazo byanze gukemuka bikemuke, bafite indwara zanze gukira zikire mwami. Reka tugere mu bihugu by'Abarabu abafite indwara zanze gukira badukurikiye, bafite ibibazo byanze gukemuka bikemuke mwami. Ngakomeza urengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, komeza ugifate mu maboko, ukirinde mwami, kandi ukibera umupaka, kuko wowe iyo uhagaze umupaka w'abantu bawe. Urakoze mwami. Reka ikiruta byose umugabane urimbu umubare w'abarimbuka ube muke mwami Imana, ababona ubugingo wawe benshi mwami. Dufate dukomeze kandi tugire neza, kuko ibyo dukora nibyo tuzagororerwa. Urakoze mwami, turengere kandi tugire neza. Sengeye Perezida wa Repubulika duhaye umufasha kuyobora abaminisitiri, abasenateri, abadepite, ba guverineri, ba meya, ba gitifu y'imirenge n'abutugari, ndetse n'abamukuru w'imidugudu n'amutwara sibo, za nzego z'umutekano dukunda mwami Imana ukoresha, ingabo, polisi mwami, reka ubagire neza, daso, inkeragutabara, ndetse n'abacungagereza bose ubagire neza mwami. Ubabere maso, komeza uba mu gihugu cacu, kandi ukigirire neza ubuntu bwe n'amahoro yawe biganze kuko dusengeye amadini n'amatorero. Reka Nyagasani, reka agakiza kabonekemo, abantu bari guhinduka. Urakoze. Sengeye kameramani aba yamfashije, reka umuhe umugisha, reka umugirire neza, reka umwiteho umukobwa wanjye, umurinde mwami, kandi umugirire neza. Igihe nikigera uzameza ngororano uhaza bagukorera. Reka dusengere umukozi wadufashije Fred, wabanye natwe, reka umugisha nawe kandi umugirire neza. Wakoze mwami, ubuntu bwe n'amahoro yawe biganze kuri kinyamakuru, reka ucyagure, niwe wagura ivuga butumwa rigere kure mwami. Urakoze. Dusengere n'ibindi binyamakuru bicaho imwami Imana, bicaho ijambo ryawe, bicaho ibiganiro byo kubaka abantu, ibyo byose ubirinde kandi ubikomeze. Urakoze kubanye nanjye, komeza unshikire umuntu bwawe, izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.